wakibajije kuri channel ya YouTube. Reka twinjire rero muri Rayon Sport. Mu gitondo cy'uyu munsi nibwo Bruno Ferry umufaransa yasesekaye i Kigali mu Rwanda. Nta kindi kimuzanye, niyo mpamvu tumuzanye mu rubuga rw'imikino, aje gutoza ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport mu minsi ishize bari bahaye amasezerano Romami Marcel ndetse ahasanga Aruna Feruzi niwe wari umaze iminsi afite iyi kipe. Ni ukuvuga ngo aje nk'umutoza mukuru, umwungiriza we wa mbere ni Marcel, umwungiriza wa kabiri akaba Feruzi. Ni umutoza Rugaju utegerejwe cyane mu Nzove, kuko ni inkuru yari imaze iminsi. Twavuga ejo kuwa kabiri azaza, kuwa gatatu azaza, kuwa kane azaza, birangiye ahageze mu rukera rwo kuwa gatanu, ndetse agomba hatagize igihinduka araza kugaragara kuri match ikipe ya Rayon Sport iri bukine n'ikipe ya Gorilla Football Club ku mugoroba w'uyu munsi. Byabaye byiza kubera yuko mu by'ukuri bari bageze igihe cyo gukenera umutoza pe. Feruzi yaragerageje nyuma y'igenda rya Afahami ya Rotfi, ararwana akagerageza match zimwe akazitsindiza yenda agakubitwa nabi. Wa mugani wa Bekele niwe yigeze kubwira Ephraim Kayiranga ari muri Gicumbi, aramwe ati atari ahantu ugera n'umutoza uri gukubitwa, ati umuntu ugutabaye ati akaba ari uwakwirukana, ati nanjye niho ngeze. Feruzi nawe pressure imaze kuba nyinshi vraiment, yarageze aho gutabarwa, wenda ntiyirukanwe ariko akaza undi muntu wenda ufite navuga intugu zakwikorera ikipe nka Rayon Sport en terme ya coaching. Abonaga Feruzi abakinnyi rwose nibo bayitoreza, nk'ibyemezo byinshi wasangaga nka Yusudi yanyeje kumubwira asimbuza kuramo uyu ushyiramo uyu, donc ukabona hari icyo kintu kitigeze kiboneka muri we, kitigeze gifatika muri we mu bakinnyi, ikintu cyo kugira icyo kintu cya autorité kandi gutegeka kwa mbere abakinnyi kuba shobora kwa mbere gutuma bakumva kwa mbere nuko babanza kwemera ibyemezo byawe. Iyo abantu baza kuri benshi bakavuga ngo kuramo uyu ushyiramo uyu, deja nuko hari ibice bibiri muri coaching. Hari igice cya tuganire n'abakinnyi bakuru, byo birasanzwe kuko ntago baba ari abana, nubwo ari abasore wenda ari mu myaka 20 na 30 wenda ubuna na baruto muri 40 cyangwa 50, ariko nta bantu nyine bakuru, ni nk'uko tungana nyine. Ntago nyine umuntu adukoresha nyine tutabishaka, nyine turaganira akatubaza mwe murabyumva mute, mwatwabikora gute, twabigenza gute, nyine mukabrainstorminga, okay akadesida nk'umuyobozi ako mwaganiriye nyine haba icyo kiganiro. Umuntu mukuru nyine niko akora, ntago umutwara nyine nk'uruhinja ngo kora gutya. Ariko faites attention, muri coaching ho hazamo n'ikintu cya ego. Hari n'igihe muri abo bantu twita bakuru Samir, haba hari abantu ukeneye gufata ibyemezo kabone nubwo n'abari bakuru muri groupe. Bakuru mvuga muri kariyeri, mu myaka bamaze bakina, mu buryo bakorewe equipe nka biriya byabaye kuri Sara n'umutoza, kari akantu ka feud kari kajemo kubwumvikane buke, ibintu nk'ibyo. No muri abo mujyi inama hari abo ukeneye gufata ibyemezo, arakina ntakina, arasimbura arasimburwa, azajya abanzamo, biragenda gute. Icyo kintu rero, ikintu cya mbere gituma gikunda nuko ari we muntu uba ufite icyo nakwita vora. Abandi babe nk'abagenzi, wenda abagenzi bakubwira ati ariko aho kugira ngo tumanukire hano ntitwaca hano, it's a suggestion, barasuggestinga ntabwo bakomandinga. We rero they command, nicyo kintu cya mbere cyari cyarapfuye kuri Feruzi. Ariko se abakomanda bo barakomanda nde? Barakomanda iki? Rayon Sport turaza kubigeraho kuri Gakwaya. Bimwe mu bintu byagoye Feruzi, burya urakaza uri umutoza wenda utari igitangaza, urakaza uje mu ikipe y'izina nka Rayon y'abafana ifite igitutu ikeneye igikombe maze igihe gishaka, nuhagera byibura winhelting ya squad ikomeye, ikipe nziza, noneho ijye yitoza cyangwa se wenda bajye bifatamo ibyemezo cyane by'uko bakina, ariko ikipe nziza noneho ijye yitoza cyangwa se wenda bajye bifatamo ibyemezo cyane by'uko bakina, ariko at least ari nabeza. None ntibari nabeza, bagize kutagira umutoza wa hatari, nabo ubwabo si beza. None kindi kintu kibi cyane cyabigiraga worse, cyabishyiraga habi cyane, Rayon Sport yatangiye itameze neza mu buryo bw'imiyoborere, en terme ya motivation,
buriya biriya bintu tuba tuvuga mu maradiyo operasiyo ibiki ibintu biri kuvugwa inyuma y'amarido na bose n'umunyakameruni arabimenya ko ibyo bintu bihari birabafekita bibacamo ibice. barabizi ko umutoza wabo wa mbere adafitiwe icyizere na perezida uriho, barabizi ko hari abakinnyi bamwe na bamwe batishimiwe, barabizi neza ko hari abayobozi bamwe na bamwe kandi wenda banakomeye muri ekipe yabo batakirimo cyangwa se batagifitemo ijambo cyane, barabizi ko izo ntambara zihari. ibyo rero abarundi bagira ijambo rivuga ngo ntibibaremesha, ntibibakomeza umutima, ntibituma na bwa bushobozi budahambaye bifitemo nk'abakinnyi umubwiza bwabo byibura bavuga ati reka twizirike, baravuga ngo tubikorere nde noneho ubundi turakoboka dukobokera nde wa mugani, turarwanira nde. abayobozi ntibumvikana, abafana bari basa n'abacitsemo ibice, bamwe batitade abandi batimuvunya abandi bate ibintu nk'ibyo. noneho nabo ubwabo si beza muri bo, wabahereza umutoza nawe si mwiza. byari bibi, ubu byibura bitangiye kuba byiza. buriya abantu bashobora kubona umutoza, ni naryo kosa dukora mu Rwanda, bagahita bihutira kureba rezulita, ari nacyo ngira ngo mbwira abareyo hakiri kare, mumenye umutoza ekipe yakiriye. ikipe igira ubuzima, ikipe ni nk'igihugu, ikipe ni nk'umuntu. Ubusamira amaze nk'icyumweru arwaye malariya, ntiwamuzana hano ku kazi ngo umubwire akigaruka uwo munsi ngo ufite match ebyiri zo kogeza, nubwo yamaze imiti ariko urabizi neza ko afitemo ako kantu nyine ko kuba malariya yaramuzahaje. umugarura gahoro gahoro. ariho mbwira abareyo ngo umutoza wanyu yakiriye ikipe igeze ahantu mu by'ukuri hatari heza, agiye kubanza gushyira ibintu ku murongo anterme ya disipurine. abakinnyi bari bamaze kugira ku kantu nyine ko kutagira ubayobora cyangwa ubashyira ku murongo. ibyo biraza gutuma rimwe na rimwe hari abakinnyi mwumva batishimiye umutoza. ibyo bijya bibaho, ibyo ntibizatume mutumva umutoza wanyu. kimwe nuko hari ababiprofitiramo yaje ugahita ugira igikundira imbere ye rwose. icya kabiri, mushobora kubona wenda agize abakinnyi bamwe na bamwe ha chance abandi bakicara. wowe ushoboraga kuba ukunda kanaka, abanyamakuru turanabikunda cyane, ngo yaje ngo kanaka kinangwa aramwicaza. iyo umuntu ari gukora impinduka hari abo zigonga, it's normal. impinduka ziragora ariko abantu barazakira. mu binyuma twese mu gihugu twahindutse abasesenguzi b'umupira, sibyo? none uri guga mfasha nigisha akantu gatoya, tujye twemerera abantu tubahe space. icyo kintu mu Rwanda tumaze kugita, nta muntu ugiye umutoza umwanya. umutoza wa pera afata ikipe iminsi 3 ngo nta kirimo. umuntu afashe reyo ntureba ubu yanganya match umwe yatsindwe ngo nta kirimo, ngo n'umuzungu kwahindutse icupa gusa. oya ikintu kimaze kuza n'abayobozi b'amakipe mukakigenderaho, abafana mu gicikeho, muha abantu umwanya wo gukora akazi. muri make umusare umwanya bubaka ibintu bakore. umuntu abubaka ikipe mu minsi 2 murabizi ko yatsindwa. mbabwiye ibibazo mwari mufite, agiye kurwana no kurema bushya ubuzima muri ekipe. give him just a space kugira ngo akore ibyo bintu. ashyiramo ako kantu ka disipurine, akoresha imyitozo abarebe barokirite, abo barokirise ubwo na integration y'abandi bashya Samir biyongera kuri babandi batari bashoboye. Gakwaya bivuze ngo nabashatse gushyira hejuru ijwi, murekera hejuru n'abakinnyi banyu banga bahamagarwa mu makipe y'ibihugu. siko abantu bashaka no kuyuba ngo bagende bakwepa kuri guhari. Gakwaya yavuze kuri kwambaye ubusa mu kanya turabyumva, turabigarukaho mu kanya. mumuhe umwanya coach. icyo nicyo cyambere, yubaka ibintu bye, filozofi ye y'imitoreze. niba hari ibyo ahindura bikaba hari umukinnyi biri bugonge mu buryo ashaka gukina style of play ye, undi ubyungukiyemo nawe n'uwareyo ajye mu kibuga. ntimwumve ko agiye kuza ngo akora za rezilita. birashoboka ashobora kubikora, ariko kandi ntimwumve yuko ari umuntu w'ikiveje uje gukora rezilita za win agakora match 10 mu Rwanda. biba gake. mu gihe cy'ukwezi kumwe ushobora gukubitwamo match 2 hagatsindamo 2 akanganyamo 1. ni ibintu ariko ureba mu buryo bwo kumwevara ukavuga atari ko se byibura ekipe yacu nyuma y'ukwezi dukurikijeho yari hari akantu kari kwiyongeraho. byibura urabona hari akantu k'ubwitange. twanganyije
twatsinzwe wenda na Al Hilal cyangwa se wenda n'indi kipe, ariko iyo commitment, ubwo bushake, iyo nyota, uko kwitanga, uko kubona ko abantu bibarimo noneho, uko niyo fighting spirit birahari. Ekipe iroganiza urabona iri ku murongo, ekipe urabona byibura wenda hari ide ihari, byibura se defense yayorganije, byibura amabloke barakora neza, turasohora umupira neza, byibura animation zacu ziri kugenda neza, wenda tuvuge ngo form nganye ntaramera neza, ariko niyongera kugaruka muri form tuzatsinda ibitego kuko imipira iragera imbere. So just mumuhe umwanya, naho dusigaye twicara rezilita match 5 umutoza nta kirimo ngo nagende. So navuga ni Bruno Ferri agize amahirwe yandi yo kuba Haruna Feruza agihari, ni umuntu wari muri no equipe. Ahari na Romami Marcel nawe ni umuntu umenyereye abakinnyi mu Rwanda, champion buri umunyamupira bayizi, abaza abakinnyi na niveau n'ibicyakurikira. Afite Mwambari Serge muri fitness, ni umugabo w'umuhanga wayi muri polisi, koze mu Mavubi igihe afite abungiriza, afite icyo yabaza bamwunganira bakubaka ibintu mu by'ukuri navuga bifatika. Ariko nga challenging ubuyobozi. Ejo bundi mwagize mutya mbona teste umuntu wibereye Dubai mu bucuruzi nubwo yakoze umwitozo umwe akavamo, ariko buriya ntibize gusa kuriya. Yego. Ntihaze ba Ali Ismail benshi. Uriya mutaramu muzi umuntu witwa Simba Jibebe wandi nyamvuga inshuti ya Manzitsi. Yego. Simba Jibebe yahuriye n'uriya mutaramu i Dubai. Uriya mutipe ngo yaje muri Expo y'abanya Egypt. Oya. Yes. Bahuriye Dubai. Ni byose koko? Yes, bahuriye Dubai. Simba Jibebe yabaga Dubai. None Simba Jibebe bahura Dubai n'umutipe barakonectinga baramenyana, umutipe arangije aza muri Expo y'abanyamisiri Nyarugenge. Aje muri Expo barakubitana. Simba Jibebe ati uri inaha tindina. Urumva nk'umuntu bahuriye Dubai Yohana aravuga ati bite se ni sawa, ibi bintu bimeze bite? Ati nari nize make Expo hano, ariko nkunda n'umupira ndumva nakora nka tiza ahantu nkigaragaza, ngiye nabaye n'igikinyi cya hatari muri za Azerbaijan, ibintu bitagaragara kuri internet bitabaho byo guhimba. Azerbaijan Simba Jibebe yari afite abantu muri Murera abakoze ku Rusinga, ati bimeze bite? Ati ni sawa. Ati muzi ko hano hari igikinyi kimeze nka Virgil, batireka bati umunyamisiri, bati cyane batakamanuka mu myitozo azira ntagikora ibyo yaje uburyo yafungaga mwarayibonye. Sinshakitse kuvuga ko ari ibyacitse ko yakoze rimwe muhitamo nako nta kirimo muramuri, ariko ntiyarakwiriye kujya, ariko ndashaka kuvuga ngo murokirite neza ubundi se buriya umutoza musaba bitabya bindi rigoga byo gusiga ngo iki ugasaba iki cyangwa gusezerera ugira cyo ukaza nugira ariko mugire mugure n'abakinnyi turaje tubijyemo, ariko Rayon Sport ikwiriye no kwiviva bingana n'izina ryayo. Ntabwo ikipe iri muri competition ukoreshamo test. Ubundi ntekereza ko imyitozo ya competition y'ikipe izakina shampiyona ikwiriye gukora ikwayo. Niba unakoresha test ugapanga izindi session z'imyitozo, ufite abatoza babiri batandukanye, uvuga ati abatoza abakinnyi bari muri test bakora na Feruzi wenda saa 4, abakora tize zitegura shampiyona bakore mu gitondo cy'abakore n'imugoroba. Ariko reka nkubwira aho hantu mugenzi Samir, buriya nibyo ikipe ya Rayon Sport ni ikipe y'abafana. Yewe abafana bayo rwose iyo bamenye ngo haje igikura nkota, haje umutoza barishima, morali kagaruka. Ni kimwe no mu byo ubuyobozi bw'inziba cyuwo bukeneye, kuko abafana ba Rayon Sport bacitse ku kibuga. Ariko hari ikintu giyewe mbona bagomba gukosora. Ese buri uzi yuko iyo aba bantu iyo baza muri test nihagire ifoto isohoka, nihagire umunyamakuru uhagera, iriya myitozo kabiri awikro, wari kuzamenya ute ko hari umuntu wo muri Expo waje mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport? Bavive privacy. Rayon Sport ni ikipe ifite icyubahiro, ifite ukuntu ikunzwe n'umupira w'u Rwanda kameme. Niba uri ekipe ya mbere iri muri ebyiri za mbere mu gihugu, umuntu wese utembera akavuga ngo ndashaka gukora tiza akajya gukorayo, ibyo bintu numva byumvikana. Nujya wumva turi abantu bari guhibisa bati nyamara ishorongye hari umuntu wakoreye, ariko bikaguma gutyo. Ninde wabimenya? Ninde wabimenya ibyabaye? Urumva rero hari ikintu rwose Murenzi Abdallah ndetse na Gakwaya Olivier nk'umuntu ushinzwe ibijyanye na communication bagomba kwigaho uburyo, kandi kiriya kibuga cyo mu Nzove byashoboka usibye abantu bakurira rwa rukuta, kandi abantu bashinzwe security bakareba uburyo bazajya bapanga bakavuga bati uyu munsi imyitozo iri open, yego muzi iminota runaka, ariko uyu munsi ntago byemewe. Nibura
byagabanya ibyo n'ibisa nabyo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo nyine n'ikintu cyo kuba seriye gikomeze cyiyongere. Uyu mutoza uje Samir, hari abantu nabonye bakomeza kubaza bati ntimugende mutatumbwiye ngo ni muntu ki. Twabigarutseho iminsi myinshi ariko kumenya bari bataremera ko azaba umutoza wabo ntibabiha amatwi yabo. Ni umutoza mu by'ukuri ugiye kubigarukaho, ariko nshuti yanjye ni umutoza mu mwaka umwe w'imikino ugiye mu makipe 3 aragenda. 2024 yari muri Azamu, noneho nyuma yahita anahabwa ikipe, ariko n'ubundi muri iyo sezo ya 2024-2025 kuko umwaka w'imikino urambuka yahise ava muri Azamu ajya muri AS Vita Club. Vita nayo itagikomeye, Vita yabaye ikipe isanzwe. Ageze muri Vita asanga umutoza mukuru, bukeye baramwirukana arayisigarana, nawe bahita bamwirukana. Yego, iyo 2025 turi kuvuga niyajemo mu ikipe ya Rayon Sport. ubwo ni amakipe 3, amakipe 3 mu mwaka mu nshingano enye zitandukanye. Hamwe yari umutoza yarungirije abo muri Azamu ntiyigeze aho umutoza mukuru. Yari umutoza uri aho kujya bajya bamutanga kuri lisite kuko afite ibyangombwa mu mikino nyafurika, afite lisansi FIFA Pro. Kuko wa Mutara Dabo w'umunyasenegali wabatozaga ntabwo yari afite ibyangombwa byuzuye bemerera Azamu gukina no mu marushanwa nyafurika, akaba arimo byo kujya bajya bamutanga kuri lisite. Ariko mu by'ukuri se wari ufite inshingano za mbere nk'umutoza mukuru w'ikipe ya Azamu. Ajya muri Vita kungiriza Vita Club kuva General Tangoforo yayivamo akisubirira iwabo Kindu gufata Maniema Union. Inshingano navuga ngo n'ubuhangaje Vita yari ifite bwasimbuwe na Maniema, kuko Vita Club igira abafana biyumva ngo nabanyamugi cyane, ngo nabakinuwa ngo bo ku rwego rwo hejuru, ngo babandi babanyakinshasa bavuga ngo uvugira ingara n'umuturage. Ubizi ko ikinshasa bagira abantu bavanga igifaransa gusa, ngo niba uvugira ingara uri wo mu byariyo za Kindu na za Masisi n'ahandi hatandukanye. Iyi baramwirukanye igihe yari muri bamubwira ati tuvire mu ikipe genda n'iki, asubira iwabo Kindu afata ikipe yitwa Maniema. Ubushize yakinnye amatsinda ya Champions League, ubu ngubu iri mu matsinda ya Confederation. Ikipe yafashe General Tangoforo isigara na Bestine Kazadi, ariko nabo ubona ko ntabwo ikomeye. Ni ekipe nyine ikinwamo ba Manase Mutatumbedi baraza bakajyayo, babataramu bajire uri mwengo bakajyayo, baheretiye Ruvumbu bakaza hano bagasubirayo bakajyayo, kandi nka za Mazeme ntiziba zibatekerezana n'abafana barabibona ko base Ruvumbu aracyahari aracyakina umupira. Ariko Vita yabaye ikipe isanzwe muri Kongo, ntabwo kiri ikipe ikomeye, amakipe menshi yayiciyeho. Aje rero muri Rayon Sport muri mwaka wa 2025 bivuze ngo ni amakipe 3 mu nshingano enye zitandukanye mu mwaka umwe w'imikino. Nekereza ko ni umutoza ushobora kuba yaza yahawe igihe gitoya, birashoboka ko umutoza ashobora kuba yaca n'ahandi hatandukanye bidakunda, yajya mu yindi ekipe bigakunda, kuko n'abakinnyi bibaho ko umukino ashobora kuba yazenguruka mu ekipe bidakunda neza, ariko yajya muri ekipe bikamuhira. Ntekereza ko bagiye no kumugura abakinnyi, kuba yaragiye n'ahantu henshi, afite no kuba yarabonye abakinnyi batandukanye byafasha na Rayon Sport muri recruitment. Ariko igihari ntabwo ari umutoza wigeze ahama ahantu hamwe ngakore ibigwi nko muri ekipe. Unasubiye muri parikuru ye gwera muri 2 kugera muri 2025 harimo amakipe arenga 10 erega muri 2021 naho yagiye mu ekipe 3. Yego, naho yaciye mu ekipe agera kuri 3. Mikeroneze Eding Sport na Mesake ari wagateganya. Yabaye muri Accra Lions nk'umutoza, abamo nk'umuscout. Yego, gutoza byaranze ahita bamuha scouting. Impamvu ibi ngibi tuba tubivuze ni uko n'umugenzi bishoboke ko bizagorana kuguma mu ikipe ya Rayon Sport, ariko kandi uyu mutoza yabaye umuzamu muri kariyeri yo gukina. Yabaye umuzamu, ubwo abagolkeepers b'ikipe ya Rayon Sport hashobora kuzajya atera ijisho akanajya inama. Abatoza babayeho abanyezamu bakunda kugira guhirwa no kumenya gutoza kenshi, kuko buriya umunyezamu yari mu kibuga ibintu byose abireba, igitego kijya kuza yabibonye wakoze ikosa. Nabo bantu no Espirito Santo buriya bari abanyezamu, abo bita Bandonizu Bizareta nabo babaye abanyezamu, n'abandi batandukanye. Nekereza ko wenda bitabaye ibyanga bamuha amezi 6 nayo kumureba, ariko nanjye sindaba convince n'amahitamo y'abatoza muri Rayon. Ko negeza ko Rayon mu gihe mazi datwara igikombe cya championnat yari kwiriye gusubira kuri route, kuko ikintu cyatumye Rayon Sport ikomera ikajya no mu matsinda ikana yarenga Confederation. Eranga Batista bakore scouting nziza mu bana bakinaga umupira hano mu Rwanda muri ya Seke ndetse na Isonga jyanayo baja benda byibuka abantu ntibabyumvaga bavuga ngo atuzaniye impinja atwara aba Sefu na ba Master akore
ekipe navuga ngo yari ihari. Rayon Sport yajyaga kugura abakinnyi ariko ivuga ngo dufite ab'ingenzi, ufite defense ya Manzi Thierry na Mutsinzi, ufite ba Mangwere nubwo wenda bagiye mu bakeba, hagati ufite ba Sef, ufite ba Master, ufite ba Jaberi n'abandi, ukajya wongeramo ba Pierrot, ukongeramo Chabara, ukongeramo Caleb, ariko usanga ngo ekipe ihari. Ntekereza ko mu batoza batekereza kuzana muri Rayon Sport, batekereza umuntu ushobora gutekereza no mu buryo bwagutse bwa development, kuko Rayon Sport ntifite amafaranga yo kujya ku isoko ngo igure, kandi icyo kintu amakipe yo mu Rwanda menshi akibeshyaho ikintu cyo gukunda gukura umusaruro ku isoko. Nta ekipe n'imwe itagira urutirigongo n'abakinnyi bo kubakiraho wirereye bumva neza mentalite ndetse na spirit ya ekipe yawe. Harya uyu munsi nibwo muri Action College hari bube graduation.